Murakaza neza kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abahanzi 10 bakize muri Afrika. Ni abahanzi navuga bari ku rwego mpuzamahanga. Ni abahanzi bafite ibikorwa, ni abahanzi bubatse izina. Ni abahanzi bafite amafaranga menshi cyane atagira ingano. Ariko kandi abo bahanzi ntabwo bayakura mu muziki gusa, harimo n'abafite izindi business zitandukanye. Kandi muri make ni abahanzi bafite izina rikomeye cyane. Turahera kuri top 10 turamanuka turagera kuri top 1. Icyo ngusaba hano gukora subscribe ugafungura inzogera ubundi tugahita dutangira. Nkuko mwabyumvishe tugiye kureba hamwe mu bahanzi barenze muri Afrika kandi bafite amafaranga menshi. Ku mwanya wa 10 turasanga bita Youssou N'Dour. Youssou N'Dour ni umwe mu bahanzi bafite amateka akomeye muri Afrika, yamenyekanye kubera injyana ya Blacks ndetse n'ibitaramo yakoreye ku isi yose. Yigeze no kuba ministre wa Senegal, afite ibigo by'itangazamakuru n'ibindi byinshi bimwinjiriza amafaranga menshi. Mwanya wa 9 turasanga bita Tubaba wahoze azwi nka Two-Face Dibea, ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye muri Nigeria. Amafaranga menshi ayakura muri muzika, ibitaramo ndetse no kwamamaza ibicuruzwa by'amasosiyete akomeye. Ku mwanya wa 8 turasanga bita Diamond Platnumz ni umwe mu bahanzi bakomeye muri Afrika y'Iburasirazuba. Afite inzu ifasha abahanzi ibikorwa by'ubucuruzi ndetse na YouTube imwinjiriza amafaranga menshi kubera miliyoni nyinshi z'abamukurikira. Ku mwanya wa 7 turasanga bita Reba Boy yamenyekanye cyane muri itsinda rya P-Square. Nyuma yo gutandukana n'iryo tsinda yakomeje gukora muzika ku giti cye kandi akomeza kwinjiza amafaranga menshi mu bitaramo no mu bucuruzi yagiye akora. Ku mwanya wa 3 turasanga bita Davido ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane muri Afrika. Uretse amafaranga ava muri muzika, akorana n'amasosiyete menshi akomeye amwishyura amafaranga menshi kugira ngo amenyekanishe ibicuruzwa byabo. Ku mwanya wa 3 asanga Wizkid yageze ku rwego mpuzamahanga nyuma yo gukorana n'abahanzi bakomeye bo muri Amerika n'Uburayi. Afite amasezerano menshi ndetse n'ibitaramo bimwinjiriza amafaranga menshi buri mwaka. Ndagira ngo mbabwire ko nitwa Niyomukiza Jeremy, nari ndi kugezaho abahanzi 10 barenze muri Afrika. Turakomeza mu kanya n'undi umunyamakuru mugenzi wanjye. Ku mwanya wa 4 turasanga uwo bita Burna Boy. Ni umuhanzi watsindiye ibihembo byinshi bitandukanye, harimo Grammy. Ibitaramo bye byitabirwa n'ibihumbi by'abafana ku isi yose. Uyu ni umuhanzi ubarizwa mu bahanzi bakize kuri uyu mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 3 turasanga uwo bita Black Coffee ni umu-DJ ukunzwe ku rwego rw'isi, akorera ibitaramo mu bihugu byinshi kandi akinjiza amafaranga menshi cyane. Ni umwe mu bahanzi bafite amafaranga menshi cyangwa icyo nakwita umutungo uri hejuru muri uyu mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 2 turasanga uwo bita Akon ntabwo ari umuhanzi gusa, ni umushoramari ukomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afrika. Akon kandi akaba yarashoye imari muri Richest cyangwa icyo nakwita amashanyarazi kuri uyu mugabane wa Afrika. Umutungo we urarenze kure ku rwego mpuzamahanga. Akaba ari umuhanzi ufite ibikorwa bigiye bikomeye hirya no hino ku isi. Master King top 1 ku mwanya wa 1 turasanga uwo bita Master King ni umuhanzi mpuzamahanga ufite ibikorwa bikomeye, ariko byashoboka ko bishobora no guhinduka kuri top 1 cyangwa ku mwanya wa 1 ukashyira undi muhanzi bitewe n'icyo wagendeyeho n'ibikorwa afite. Muri urutonde twari twabateguriye ni top 10 y'abahanzi bakize kuri uyu mugabane wa Afrika. Yari amakuru y'imyidagaduro, amazina y'abahanzi bakize cyane kurusha abandi muri uyu mugabane wa Afrika. Twari turi kumwe na Olomiye Chancelier. Icyo ngusaba no gukora subscribe ugafungura inzogera, ubundi mu kanya tukagaruka tubaha izindi news cyangwa top zigiye zitandukanye. Turabakunda cyane. Loud and clear. Ciao ciao.
waba ushaka ibyishimo bitandukanye gana Chalam Hope TV bire ibintu byinshi bigiye bitandukanye ishimane n'umuryango wawe nezerwa tunezerwe ishime twishime gana Chalam Hope TV ufungura inzogera ukanda kuri subscribe urebe ibintu byinshi bigiye bitandukanye amatopu ibyegeranyo ndetse n'amakuru agezweho na handi ni Chalam Hope TV.